Jones uri muzima si ndabana mu gitondo karahaguruka oya kabisa ntabyo nzi ubu ntabwo uri wakora sex cyakoze nayibonye muri filime mani nigeze ako no ntiyibuke ko nawe ubwo buzima yabubaye bwo kugenda street n'igisiporo inkweto kamuyengamiraho akagenda atera ibitaka none wa muntu kugenda iki n'amaguru ku bushake urumva none nubwo ataba no ku bushake urumva niba ari nyine uri mu buzima nubwo bitaba ari ku bushake ushobora kwa projezinga bro uvuga ati sorry ntabwo nabishakaga ariko umuteye ibitaka nubwo utabishaka wisura mushibura cyangwa se uri nukomereza ubito wogeza ngo uzaye vitesi byawe nyine ariko mani no guca bugufi urumva ukamenya ko buri muntu wese mani ari uw'ingenzi people nizera ko mumeze neza kandi mukomeje kudukurikira nk'ibisanzwe siwagasi wa boss wa Kikongo the bad killer motivator facilitator lecturer Irizi dukomeje kubagezaho byinshi bitandukanye ni Push TV Rwanda turashimira kwa mudukurikira day to day a big support ndetse Imana igikomeza kubarinda ibikorwa byabo bya buri munsi kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda fresh yababwira ngo buriya kubera ko gupfa byabaye ibisanzwe byibuze umuntu ajya apfa nyine yariyaho ubuzima ibintu byabagende fresh turashimira ko mudukurikira tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye tubazana impano nyinshi cyane ndetse nuko mubizi no matter what ahantu hose waba uri hari business ukora turagusura tukakubaza ibyo ukora tukareba imbogamizi ndetse tugakosora byinshi bitandukanye there is no cost everywhere ahantu hose uri turagusanga twikorera utuntu twacu fresh right now ni Push TV Rwanda ubu noneho nababwira ngo iyihuye tuzayitwika sana kubera ko right now ndi kumwe n'umu content creator big man wagwana fresh cyane kabisa meze neza ari cyane yes twakwakira kuri Push TV Rwanda nakoze cyane natwe twishimiye kuba hano kuri Push TV Rwanda Push TV Rwanda none twakiriye ariko ne twajyaga twakira umuntu umwe gusa ubu ni Empire there is Empire ntabwo bikiri umuntu umwe birangaho there is Empire big man Kikongo cowboy bad killer wagwana umeze fresh cyane kabisa abadukurikira rero bakeneye kumenya ngo noneho uri muntu ki kuri biki kugira ngo tuganire ku byo bya buri munsi noneho narabura abantu bakwari nyine abantu babona amafaranga bro amafaranga yarabuze ibikorwa byatangiye hari ukuntu wabatamo kamera fresh kabisa twebwe turi hano twebwe twita Mana Empire of course ni izina ryanjye yego ry'akazi yego dufite noneho igikorwa cyacu bita Mana Empire akaba ari igikorwa gikorerwa kuri murandasi cyangwa se ku ma YouTube mbuga nkoranyambaga social media zose turiho tugenda dukora ibintu by'ama content creating tugenda creating ama content agiye atandukanye aho tugenda street content kabisa aho tugenda ku mihanda turimo kugenda dukora ama challenge agiye atandukanye cyane ku bintu bijyanye n'indirimbo zo mu Rwanda buryo abantu baba bagiye bazi indirimbo amagambo yazo urumva hari ukuntu umuntu usanga none ari aho ngaho gusa ashobora kuba yumva indirimbo byayo beat igiye akagenda akaba yaririmba kugira ngo abe andarayize aha ngaho ikintu dukora turaza tukakwambika ekuteri urumva aha ngaho ekuteri zo noneho wowe urumva indirimbo tu uri kuyumva of course ariko utari kumva ibintu uri kuririmba noneho ahandi yaragenda akakuririmba igishinwa cyose rero urumva akagukotera nk'igishinwa ukagenda ugasara kabisa nayibonaga kuri TikTok n'iki ntazi ko ntitubikora nibonze ku tuba turahuye nyine byera bifashe nk'igitangaza kuko hari ukuntu ubona ibintu ku mbuga nkoranyambaga utazi umuntu ubikora n'indi kurirahi ariko big kongs ira content ni fresh abantu bakeneye kuruhuka mu mutwe turagenda tukakuruhura mu mutwe urumva abantu ugaseka ugatembagara cyatari eske iyi content muyikora mu buhe buryo umuntu ushaka nyine ko mukorana street content mukaririmbana mwabikora gute urebye ubundi ubu ngubu bisa nkaho bikitugora cyane kubera ko urumva turacyari gutangira turacyari kwiyubaka urumva ubu ngubu tuba turi kugenda ku mihanda gusa just kugenda ku muhanda wowe
ugahura n'umuntu yego ubu ngubu twebwe nitwe twa ngo approaching mu bagwa gitumo ubu ngubu dusa nk'aba approaching ubu Yego. ngubu ntabwo nyine bari batangira kuza batwegera dusa nk'aho ari twebwe tugenda tu approaching tugenda ugahura n'umuntu ukamwegera ukamubwira ati twe dukora ibi ngibi n'ibi ngibi dukora ama-challenge gutya watwemera tugakorana akakwemera ariko urajya gusanga abantu benshi cyane baraturaburiza urumva imihanda baratubabaje mani benshi cyane barakuraburiza ugasanga 90% wegera nk'abantu nk'icumi urumva nk'8% barakubwira ati ntabwo bishobora kuba bya bindi by'abanyarwanda nyine urumva kamera ndayitinya abantu bambona gute ibintu nk'ibyo abanyarwanda baracyatinya kamera abantu bamubwira akantu nyine n'ukuntu byo gusaba ugasaba n'umunyarwanda urumva ibintu byarakaze niba ari ukumenya ubwenge niba ari iki bakugera umubwira ati aka content tugakorera kuri YouTube ati turinjiza sha noneho najye kuyadukorane bazimpereza akantu urumva babwire ko bigitangira ntabwo abanyarwanda bapfa kubyumva nyine ko ari support agiye guhereza umunyarwanda mugenzi we ariko of course aba ari support agiye guhereza umunyarwanda mugenzi we kandi nyine ari akantu kari aho ngaho tu ari akantu kari aho ngaho ni ukuvuga ngo ubikorera hariya vasti cyangwa ni urazana ni street every street kabisa twebwe turatembera tugenda mu mihanda umuntu wese duhuye mu muhanda ariko na campus dukoreramo na campus dukoreramo kabisa ariko ngiye ndibaza ngo muri ibi bintu mwatangiye urabona ni urugendo runini kugira ngo binafate ko abantu babimenye babyinjoyinge n'izi mbogamizi muburana mu kanya rusikomojeho ariko nagira ngo tubwire n'izindi nyine twumve ukuntu bimeze imbogamizi zo ubundi urumva of course imbogamizi ya mbere muri ibintu bya showbiz cyangwa se mu bintu bya social media imbogamizi ya mbere ni amafaranga n'ubushobozi urumva amikoro igikoresho brother urumva igikoresho brother urumva agutya no kwikokora urabona akaburuse kakaba kaje ubu ngubu nta kintu ushobora gusanga wakubita imyanya yindi kigendera aho ngaho urumva akaburuse kose urimo nari umuntu arifata akikokora akavuga ati ngiye gutangiza ibintu byanjye hano ku ruhande urumva tukwezi ngiye kwemera kabisa ngiye kwirirwa mburare ariko nangize ibintu bizima wenda urumva imbogamizi ya mbere niyo ubushobozi sibyo imbogamizi ya kabiri urumva nyine n'abo bantu nyine twegera tu n'abantu twegera haracyari mindset yo ku bantu batarabyumva n'abandi nabo babikonsuminga urumva n'abandi babikonsuminga nabo ntago nyine bari baba active nyine turumva nyine turacyafite urugendo rurerure ariko hari amakuru mabi njya numva uburango muri kaminuza ngo abana ngo bari kuribwa ngo muri kaminuza bari kuribwa ngo bari kuribwa sha ibyo kuribwa se kwa abana muri kaminuza kandi ngo content creator ngo ni ngo inyuma content creator rero urumva muri kubona amafaranga kumva ngo mukajya muri kibyaha kandi kurya ibyara ariko ako kaminuza of course bose si ubuzima bwa kaminuza ni part ya kaminuza of course ariko nuza kukinjiza abantu baba content creator ye ni ikintu nabonye kiri general muri kaminuza abantu urumva ikintu nyine tavuga ngo ni umu content creator urumva ni umuntu ukora iki ngiki nabonye abantu bose kabisa nyine baze kwibona wagira ngo ni ubuzima bwa kaminuza none se nta gihe byakubaho ukibagirwa gukoresha agakingirizo ubundi nkanjye ngiyeweho urumva nubwo ndi umu content creator urumva ariko turabana b'Imana turasenga cyane turasenga cyane twebwe iyo bije turababwiriza bro turamubwiriza tukamubwira ati peti yangu urumva na Yesu yaragupfiriye buriya yakurokora tu kabisa ubwo ntabwo ureba hariya turahatinya bro man ako se kuko numvise ngo ngo binaryoshye ngo buriya kuko ahubwo buriya buramo amakuru amakuru kuko ndumva urumva ndi kumva imihanda imihanda DJ Brian samba nakubiryoha wowe uraburi uriya rega uriya bikora nk'akazi man urumva ari curuza sinjye ndabivuze mvuze akazi nyine abikora nk'akazi twari turi ku bintu byo gukora sex ko mvuze akazi njyewe nivuze mvuga ko kwicuruza man none se DJ Brian ko yavuze ngo biraryoha banjye ntabyo nzi urangoye nani njye ntabyo nzi uri muzima si mu gitondo karahaguruka
oya ko kabisa ntabyo nzi ubu ntabwo wari wakora sex cyakoze nayibonye muri filime man nigeze kureba filime mbibonamo kandi ntabwo uheruka kuyirebera filime happy nayirebye man nyiri igipeti bro ntabwo ukiri wa porno ntabwo nigeze nzireba kandi warayirebye narebye filime urumva narebye filime harimo sene ya porno oya ntabwo ari kuki uri kuntekereza man kubera icyo yantekereza man narebye filime yego harimo agasene kajyanye na pati za sex ubona baraje bakoze imibonano mpuzabitsina man icyo gihe nari ndi kumwe na Vieno muri salo yahise anatarutse man urumva nari nyiri igipeti nta nubwo yemeye ko nanabireba urumva nyine icyo gihe urumva nibwo nari mbashije kujya nabireba ariko nta nubwo yanagize n'amahirwe ariko ntabwo nibyifuza wese wajya ubigera niko ngo uzashaka umugore utarakora imibonano mpuzabitsina na rimwe imanzi oya imanzi ubwo uzabishobora mwana kari gahunda ra urumva ari ibintu bizakunanira bagukubita amatovu urumva baravuga ngo mu kinyarwanda ngo icyo umutima ushaka amata aguranwa itabi ngo ariya ni amata aguranwa itabi urumva ndagufata kabisa urumva buri ibyo bintu byo kugira urumva mani ikintu cy'urugo turacyubaha bya sitari urumva kandi umutima ukunze ngo amata aguranwa itabi urumva nyine nawe wemera ko ariyo ari amata se twebwe twakunze urugo bro urumva twakunze urugo ko tuzashinga urugo tuzashinga umuryango biriya rero twarabisimbuje nyine urumva biriya twarabisimbuje amata yitaguranwa itabi gukora imibonano mpuzabitsina byaguranwa ibindi ni ngo muri uwo mugani wawe imibonano mpuzabitsina igereranwa n'ayo mata bro bifata nk'amata ariko bako bro none si byo n'ubundi oya ariko none se ntabwo ari ugupfobya amani nawe ugiye kwanga nyine ntabwo mbizi urumva ntabwo mbizi ni umugani w'ikinyarwanda kandi Philipita yarabahinduye mu mutwe yaje abyita amata hasi Philipita yavuze amata kubera icyo avuga ngo amata araryoshye ngo ni biriya yavugaga se biriya biba mu mutara yavugaga amata yo mu mutara bro mu mutara haba inka mani zigira amata ya oya byatari mani byatari ni ukuvuga ngo wa mugani kugira ngo umuntu agire icyo ageraho agomba kwigomwa bro kandi akigomwa ibintu byinshi byinshi byatari nayo Bibiliya yarabivuze ngo hari ahantu Pawulo agize abantu ibyarindamu yanjye ngo byabaye ibihombo kubwo gukunda Yesu Kristo yego no muri ubuzima rero kugira ngo just gaining a profit you have kwigomwa ibintu runaka yego ugomba kubyigomwa akazi kugira ngo ugire ikindi kintu ubona ariko si ubuzima ko bugoye ni irihe somo bwaguhaye isomo ryo mu buzima rero njye nabonye abantu nyine ikintu cya mbere uca bugufi bro ikintu cya mbere uca bugufi buri muntu wese umwubaha uko ari abe mukuru abe mutoya abe umukire abe umukene urumva abarwaye aba ari muzima cya mbere umwubahe sibyo urumva amagambo akomeye iki ni isomo rya mbere ubuzima ngiye bwanyeretse sibyo irindi somo nyine navuga ngo ubuzima bwanyeretse sibyo muri uko kubaha nyine ugomba nanone no gufasha nanone buri wese ibyo noneho cyagiye wakoze ibintu byawe sibyo ukaba blessed ukagira umugisha nyine ukabona utwo dufaranga dukeya cyangwa se utwo dukeya sibyo noneho ntuzibagirwe n'abasize inyuma noneho wasapotinge urumva umuhanda nuhaca nubona umuntu ushonje urumva ugiye icyo umufasha apana nyine ibintu tujya tubona muri iyi si urumva ukabona umuntu nyine yarahasorinze bro urumva yarahasorinze abantu yaraburaye yaragize nyine gutya kugira ngo abigereho sibyo noneho yamara kubaka nk'aka etaje kamwe tubiri dutatu urumva nawe akajya agenda ku muhanda ari muri ka kabenzi kiwe ariko ameze neza ariko noneho ntiyibuke ko nawe ubwo buzima yabubaye bwo kugenda street n'igisi bro inkweto ikamuyengamiraho akagenda atera ibitaka noneho wa muntu kugenda n'amaguru ku bushake urumva noneho nubwo ataba ari no ku bushake urumva niba ari nyine uri mu buzima nubwo bitaba ari ku bushake ushobora kwa projezinga bro uvuga ati sorry ntabwo nabishakaga ariko umuteye ibitaka nubwo utabishaka wisura mushibura cyangwa se uri nukomereza ubita wogeza ngo uzabe vitesi byawe nyine life man no guca bugufi urumva ukamenya ko buri muntu wese man ari uw'ingenzi ari umuntu tu according to your experience muri iyi si nyine eske
nawe wemera ko umuntu ashobora gukora cyane kandi bikanga cyane oya cyane bro, Agakora- ugakora amanywa n'ijoro mu gitondo na nimugoroba bikanga bro, bikanga nyine muri iyi si yego twizera mu kintu bita gukora cyane ariko njye hari n'ikindi kintu nizera murumva kuba blessed cyangwa se guhabwa umugisha cyangwa se Amahirwe. igeno urumva hari igihe ushobora gukora cyane ariko ibyo bintu atari ibyawe atari ibyawe ukaba ukora cyane cyangwa se ugakora cyane mu ntuza mu kintu kitari icyawe urumva ukaba uri gukora cyane mu bintu wenda by'iki wenda nkawe igitangazamakuru ukaba warishutse wenda ukavuga ati ngiye kwiga itangazamakuru ako muhamagaro wawe ari ukuzamuganga ukamukoza kakaba pasiteri itangazamakuru ukarikora ugahiga amativi ukagira gute ukagura amakamera ukagira gute sibyo bro bikanga akaca ubundi wagenda wajya mu rusengero wabwiriza kabiri ukubaka nawe urwawe kandi bana banabwiriza buriya nka buri muntu wese yabwiriza oya aha buri muntu ariko yes. ntabwo nari ndarangiza buri muntu wese yabwiriza umuntu wese abihamagariwe buri muntu wabihamagariwe nanjye umuhamagaro uratangaje bro umuhamagaro uratangaje none se ku bijyanye n'ubu buzima tubayemo mpamya ko ushobora kubona umukobwa ukabona ni mwiza cyane ntabwo ari wakundaho waba uri muzima se ntabwo wabura gukunda rwose urakundanye narakunze naho gukundana wakundanye n'umuntu wagiye mu rukundo n'umukobwa runaka oya wavuga mwani icyo bita urukundo ni iki ariko bro njye narakunze gusa urumva ntibagukunda se ntabwo bankunze bro imitima izaturika narawe John Rishaza ari ikintu kizagira abana kuva wabaho mu buzima nta muntu uragukunda umukobwa ashobora kuba yarabigize ibanga ntabwo yabimbwiye yanze kubikubwira ubwo niyo yarankunze ntabwo urambwira bimbwira oya aha urayibwira amahiga aho ivana ya ni ukuvuga ngo rero kuri Push TV Rwanda tugira pati ebyiri mu kiganiro tugira pati 1 tukaza tukaganira bisanzwe tunagenda tunagenda gake ariko noneho tugira another part quick questions aho tukubaza ibibazo twihuta cyane wowe ugahita usubiza nta udatekereje yego nta n'urango ukigurikiza udatekereje ngo dukorana n'umunyabwenge nyine fast ibirayi ibijumba inkoko ingurube ikibazo cyawe ngiye kubaza ni yego cyangwa oya ukunda akabenzi yego oya kubera ikiri kumakanira amaye kandi yaravugiye yego eske dufashe 21 tugateranyaho 17 bikangahe yaba 38 guys bro man twarize man kera urumva kera twarasomaga man kabisa big respect tari twasaza ari ukuntu byari bisfresh eske ni The Ben ni Bruce Melody Bruce Melody Antoine Rutayisire Gitwaza bandi batangiye Gitwaza bro Gitwaza twagiye Knowless Marina Ariel Bwiza Kimozera Riderman Kimo Bushari Kevin Bush Jessica Brian Jessica kora iki Jessica nawe akora ibintu by'ibiganiro ubonzi ni Brian let's go dukomeze eske ni Nyambo cyangwa ni Peri Nyambo Dr. Nsabi cyangwa Ndimba Nsabi bro nawe ugiye kubabwira ko mani ngiye Nsabi n'uwiwacu bro Nkonyi
Sabe buriya ndi petit frere we bro. Oya nisikate basapotinga nsaho banzana Sabi nyine Sabi ntabwo wavuga ngo ntabwo adusapotinga. Sabi nawe aracyari kwishakisha mani. Wenda tuvuga ko yagezeyo ariko ntabwo yari yagera ku rwego rwo gusapotinga abandi. Wenda ashobora kudufasha gakeya, ni gake kari aho ngaho, ariko bizaza turatwizera ko igihe byaciyemo nawe azakora ibintu bya danje. Watubwiye ko ugeze gukunda umukobwa, eske icyari kuba cyiza hagati ya sex na kiss ni iki? Kiss ukwiye kwivuga gake. Mani ni pasiteri. Bose ntabwo asomana. Tugomba wajya umenya ubwenge wa kintu. Wajya umenya ubwenge. Hari igihe nanjye nk'umutwe wanjye nayo ngushe. Ariko bibaho mani nyine. Wagize ngo biba byoroshye. None n'iri zuba. Izuba noneho ukuntu risigaye ricanye bro. Usibye nanjye nyine. Ngo ngewe gusa. Buri muntu anyuzamo agatanga igitekerezo cy'ubwo. Ariko buriya nta n'undi ari ubwo mani. Buri muntu atanga igitekerezo kitari cyo. Nawe ushaka kujya mu nama igitekerezo cyawe bakakeneye. Ejo bundi sinumvishe n'umudepite nawe ari gutanga igitekerezo minisitiri akacyanga se. Ni uko gukomeza. Ngo bari abana bibye urumva bamubahereza akazi ngo bari abari bubisha ubwenge. Narabyumvishe ndavuga ati mumere n'ubadanje ndagasa urumva twari ku gito tujya kwiba natwe kaminuza twari kuyivamo twajya kwiba tugakoresha bwa bwenge bwacu nyine ntabwo always watanga ibitekerezo ngo biri sometimes n'abana nabo twizera hari ukuntu bagira gutya bakajya ku ruhande bakababwira ati wati ntabwo ari byo bakabakemura. Uzagira igihe uvuga ibintu biri byo uvuge n'ibitari byo ukora ibintu biri byo n'ibitari byo n'ubuzima mani. Eske njye ndibaza ushatse umugore bibaye twimagine bibaye oya bizaba gushaka umugore noneho umugore wamushaka akakwanga akahukana akuziza ko urangiza vuba wakora ati kwivuza bro none ntabwo rwangira igisebe uracyafite iki kibazo mani ntabwo ujya wumva amavuriro ntabwo ari amavuriro ugiye yumva amavuriro ese biriya bintu biharya koko none uburyo umuntu arafata agashinga bizinesi bro agafata utumiliyoni tw'agatu akawushinga mu muti wongera utunuzi ndumva mani biriya bintu ngewe buriya ntabwo ujya byemera mani ariko buriya ngo nibyo da buriya nyine nanjye ntabwo mbizi n'ukuntu ngo igice runaka ngo kiba ari gito ngo bakakikwedura nanjye ndabyumva kuri televiziyo kameramani nanjye ndabyumva kuri televiziyo bro nibyo ngibyo rero nababwira iki abantu badukurikiye reka twibutse imbuga zacu ubutse imbuga zawe bagukurikiye noneho ukora ikintu bita street challenge street content aho ufasha abantu kuririmba indirimbo z'abahanzi bakunda barabure buri twikomeye aba dusapotinga abantu badufana cyane turabanza kubashimira kuri Mana Empire ni abantu badanje kabisa YouTube yacu turabona irimo kugenda izamuka bya kare bro nabonye uri ku muvuduko right now tumaze kugera 300 aka kanya urumva n'ibihumbi 3 urumva bavuze inzozi mani bavuze intumbero mani urumva bavuze intumbero mani urumva hari ukuntu n'isige 3 ni benshi abantu 3 abantu 3 bareba ibintu 3 dukorera content ni benshi n'abantu badanje kigendere ngo kuri YouTube batwita Mana Empire sibyo iyo tugeze kuri TikTok batwita Mana Empire show urumva ariko si kuki mutagira izina rimwe urumva nk'ako kantu hari ukuntu twaragiye nko kuri TikTok hari ukuntu igeze n'ubuntu bw'ubuzembe mani urumva bajya gushyiraho akazina tubyanyu iryo zina ryarafashwe ariko izina neyimo itandukanye na neyimo iri oji neyimo iri oji yo ntabwo ihinduka okay ku kantu ko turagahindura ako kantu no kuri ako kantu nkubwiye kagura 3,000 nizere ko ikiganiro nikirangira bintamo kuba umbwiye ako gatekerezo yego 3,000
kuma nemerera ibintu kuri kamera kandi nazabisoza bro uragira uzajye kumera nka Yagomani urumva Yago bamwemereye ikibanza bro urumva bamwemereye ikibanza barangije ngo ntibakimuhereza kubera ko babyemeraga imbere ya public ngo na kamera ahita ajya kubateza ingaro ahita kubateza ingaro ugomba kuvugisha kuri ati ngiye ikintu ndacyemeye nzagikora nyine niba ntazagikora icyo cyere n'ubundi cyayitekereza icyo abagabo ubundi kari ibyawe umuntu afite twagiye barabura imbuga zawe ubwo twari tugeze kuri IG naho ni Mana Empire yes turagushimira cyane ko witabiriye by the way dufite na nuza na Facebook page ifite n'abantu nayo bro abantu bangaye ifite abantu bageze mu yohana mu 5,500 bro urumva hari ukuntu ibintu bijye bigenda bitangira gahoro ariko wenda dufite icyizere cy'uko hari igihe bizacamo sibyo nawe mbona tugende ni ukuvuga ngo ni Push TV Rwanda rero turashima ko mudukurikira bya danje ariko ndi kumwe n'umuntu mu kiganiro nabone ari kugenda areba abakobwa banyuzeho atarumva ko ari ikibazo cya cameraman cameraman kubera kamera itari kuba kurebuza nabyo turabazi urubyiruko none abakamize nibo babibundi reka dusoze rero mwakoze kudukurikira ni Push TV Rwanda abagende mukore subscribe muzajya mu biganiro byacu tubazanira impano ndetse n'izindi content murabizi ko tugira content yitwa babayeho bate aho dusura abantu bitewe n'ibikorwa bakora bakatubwira wagwani tukabasanga mu kazi tubagwa gituma nagari nk'ibingibi by'ibiganiro aha tubagwa gituma tukabaganiriza ibintu bikamera fresh risi wari risi no matter what komeje kubagezaho byinshi cyane kandi byiza so guys so boys so Kikong so Ariste NGD Rumuri from 1 to 10 channel ya OG amu promoter facilitator lecturer Imana ikomeze kwanditse no kubafasha ukomeze kugira byiza amen